mani nubundi buretse nabuki bwisazi sibyo nabuki oya nari bigenda nubundi ntabwo navuga n'umuntu wihehesha umusere n'uyu nguyu reka mufate uramereza ngaho niba nta n'ibico bifite zana mereza ibyanjye nyine basuse ngo oya bimeze bite so umupira uramereza ngaho kunda mutsaho naramutse so ntabwo wambonye umupira uramereza ngaho mbira vava hanyuma si ishati nambara nambaye ubusa wambaye bagara ubwo se ni imyenda oya mbwira uyu mupira uramereza ngaho siza ahubwo se nta nkweto ufite zo kugurisha dore inkweto ngizi mfite ngurisha ubwo shazi inkweto nizanjye byanditse se nizanjye ninjye reka shanga iyi filimi ni nshya uretse uzurebe witonze sene bugize habi hamwe mbura n'icyo kurya ariko ntabwo ngi nabura icyo nkora ngiye kugenda mfata imyenda ngi yose mere ruhande yabiyo naguze nyivuka yabiyo ababyeyi bangu yabiyo nigure ndi mu busore yabiyo nigure ndi mu bugabo yose nyigurisha imyenda yanjye yose ngiye kugenda nyifate nyitundurire bari yose nyisukanure hasi nza n'imyenda yanjye yose ngira imbere n'inyuma nyigurisha kuko ibi ntabwo nabivamo ibintu biragora sinenzi ko imyenda iremera muri aka kageni kumbi ba banyeshuri bajya muri interina bakuruye imarisi bavunitse mba nabibonye nebigena hereye no ngombe mbiteze ntago nabura rimwe kabiri mfite imyenda yandumbiye imwe yaranyanze indi ndayambara imwe nyijyana gusenga indi nkajya kuva byose ariko nawe utamuwayobye ubundi shawuri kujyanda hano abantu bishigiye mu gihe ubwenge namaga kagahunda afitanye nawe rero ubundi tuve magambo tujye mu bigo icyambere ni amafaranga sibyo nje hano mfite boro bora nimwe mutwibiri mu wapi nagaruka kuvuga ngo nimbabura cyangwa isafura nje hano mfite boro rwose boro ishyushye ihe boro ishyushye nje hano mfite boro ariko yakuze wapi ubwo nagwe ibyo biryo wapi oya nje hano mfite imyenda ngurisha nimba urimo reba ndabona ino yagusaza ndabona kana gufunza amaraso nje hano mfite imyenda umva nigomwe navuze ati uziko n'imyenda nje yose nayo umva nari mfite umugore n'abana ariko navuze ati ni bibareba buretse ibibazo byanjye ntago ndi Yesu nyereka bantu nyeke imyenda umvuniye mu ijambo waje aho ureba nawe ubwo ndakuvuga wewe hano mfite imyenda uragura uzambara umwaka wose uvuga ati buretse hano uzambara umwaka wose uvuga ati cyakoze uyu muntu yankoreye ipari ivanye muri bote ko numvinuka wapi hano mfite n'amasogisi iyi panaro buretse mfasha gato iyi panaro byonyine izagukira wewe umwenda umuntu avuga tukatucika ubwo se iyi panaro zanayikuriramo hano nzayikuramo sari njye nani ramuremwe buretse wabonye ariko se sha buretse fatira mu gatuza akaba ari wongera ngende umugore Yesu we oya buretse rwose wizana ibintu by'amahanire ga kandi abantu bagufi nimwe musamu ufite amagambo abantu nk'ubiyo uba muremure nkanje ufite ayangane waje utuza ino panaro ramangahe nshaka 9,000 umvika senga ntago ino panaro rwose nayemye cyane phone ngo nzajya nifoto phone wifotora si nigi kidakora iyi nigi kidakora warebye iyi byose abigukora yanagufotora sibyo uramereza ngaho akangaka ndabona ko numvita mani nubundi buretse nabuki bwisazi sibyo nabuki oya nari bigenda nubundi ntago navuga n'umuntu wihehesha umusere surprise ako sharika banze mubaza ikibazo nsubize uri mbiciye umunyuru uri imfungu ikitse gereza uri uramorera ukuntu uba wiruka nk'ubiyo wiruka gutyo unsitara utazi ko mfite boro nk'iyi ngiyi uba wibaza iki hanyuma se ubwo n'icyo uzina ari ngiye ubwo se urumva nawe berwaho wari ugiye gute cya wambaye neza ugiye gusenga niho naringiye kandi urareba igihe kirimo kirataka ahubwo se izo boro ufite niziye ngo mpite nigende ufite boro ishyushye ishyushye gute ese reka nkubaza ikibazo ubu kucyo wamara ibintu bitagukwiye oya icyo si ikibazo ahubwo reka oya buretse igisubizo cyaje cyo nicyo cyari ikibazo igisubizo hano mfite imyenda wayibye he ari ukuyiba nari mfite umugore n'abana uri kumva ariko nagenda avuga tubone icyo turi byose ntayitundure nari mfite abana 5 imyenda bose nazanye niyo umugore ibitenge ndazana avuga ati hari n'abashaka kwambara abandi ducyo ufite sanjyana mugenzi niko bavuga none se reka nkubaza iyo panaro n'uyu mupira byonyine aya masogisi mu gihe cy'umuganda ushaka kuyakoresha none se uyu ni wa muti wo muri toilette
nyine nayambazaga muri bote umugore wanjye ikintu twatandukaniye umbaza ngo ni igiki ni igiki umugore wanjye twari tubanye neza muhereza bote zanjye ngazimese kubera umuntu ukarahukana barambaza ngaho ahubwo si ibindi wazanye ni ni ushaka jumper se imipira y'imbeho byose birahari n'amapantaro n'amatise birahari byose birahari imyenda irahari jewe nimeretse gupfa n'umuntu bw'ubugoryi yazanye benda gushaka n'ibitenge by'umugore nemera bizana ndavuga ati none iyi pantaro ko ajyaho ni ishuri man wayi byanditse ko ari ishuri oya byanditse umva kigaragara cyocyo rimwe nayibona bura ni nka kwa kunda bagira twanikara ku gipangu cyacu mwana ipantaro wayikuye uranye ufashe ibyatsi ngo utayagwamo oya uhati iki uhoza ikivugo hanyuma siri murerekeze rwahe nge iyi pantaro amereza ngaho iragukwiye ahubwo se ushakamo 40 ndavuga ubuceri oya nawe wamfobeje wabuncubize kwisuka kwivuko buretse nge nubundi dore urabona mfite nayambere nayariye wayibonye reba nayambere nayariye nubundi buretse iyi pano se yari yawe se iyi yawe rwose birakureba wemereze ibice nimba ikigaragara cyo wayana sibyo none se ubundi iyo wameshikira ntabwo cyanura buretse iyo mufate mujyane ufata iki n'uyu nguyu reka mufate uramereza ngaho niba nta n'ibice ufite zana mereza ibyanjye nyine basise ngo oya nanga guhura n'imbwa nka mana yanjye aro hano hepfo ndi kuhabona hari umuntu naringezeho reka mubwira andangira aho hantu uri mitema gusanga salama se bimeze bite si umupira wamereza ngayo kunda mutseho naramutse si ubu ntabwo wambonye umupira wamereza ngayo mbwira vava hanyuma si ishati nambarona nambaye ubusa wambaye imbagara ubwo siyo n'imyenda oya mbwira uyu mupira wamereza ngayo mbwira uyu mupira wamereza ngayo imyenda yo ndayifite no mu rugo ndayasize ahubwo se nta nkweto ufite zo kugurisha dore inkweto ngizi mfite ngurisha mbasha izi nkweto ni izanjye byanditse ese ni izanjye ninjye reka shanje meze bitese kwambaye nabi se nuko mbishaka oya tuve mu magambo wakifuza kwambara nabi kabanze nkubaze kuri kuza wahagera wagira ngo bihene y'imeshi bimeze gute ndabona mwambaye nabi rero naravuze ati aho kugira ngo ibigore by'umutenye none se oya ugiye kuvuga abagore twebwe tubonyemo abagore oya mvuze ko uri umugore wagiye wumva wa mugabo wufuye ku muntu pe tubonyemo abagore ngo ufite ibitenge hano mfite imyenda ndavuga ariko reka mbwire siko iyo nyogosho igaragara nkaho uri umugororwa twebwe ntago turi abagore siko umugororwa nimba ukiri umunyeshuri twebwe byo ntago bitureba ubonye ndi guteza uniform se oya tujye twumvikana reka turebe imyenda ufite mbere sinavugana n'umuntu bandi ubu we ntago wabandika dipi wabwo yavuga ati ngo basutwereke dufite umugabo yakora umuntu muri mundi irahari mwakambara n'umwaka ugashira nyine basi imyenda irahari n'amasogisi arahari amasogisi ni amasogisi uruhande ranga tweretse isogisi ubusi n'inzitiramibu buretse suzi ko muri iminsi ari igihe cy'imvura abantu bari kurwara ibicurane iyi ni inzitiramibu rwose irinda ibicurane none uyu mugabo uranyumva nase wabonye aho inkorora ivurwa n'inzitiramibu none buya nge narize none buretse mubwire ngagumye twereke da imyenda irahari hano hari ipantaro wayambara ukayijyana ahantu reka turebe uzogabanya ubuntu bw'ubudamu bwo ko ndi kubona ari ishuri ahubwo bigaragara byanditse se ko ari ishuri wajya ugira ubwenge bigaragara biragaragara ari umugore wanjye arabicuruza ibi ngibi ndabizi ibijyanye n'iby'abanyeshuri Jesus is Lord. reka tubanze dutestinge neza ino pantaro yawe niba ari buretse baca umugani mu cyongereza don't choke time is over ntacoka amasaha yageze reka turebe don't fight bro mfite umugore unduta reka ndebe ko yamukwira shaka wagiye oya nta kibaye akira amafaranga basuye kudodesha akira amafaranga nabuza aho usebera ubutayaguhereze reba ukuntu akira amafaranga uzagabanya neza umutsinda ry'urutoki aujourd'hui aussi c'est un autre jour. umuntu naburara kangahe ngiye subu gusaba bira amaboko ndafite amagondo afite ubu gusaba nindi uri bupfe kumfungurira nindi uri gukomangara
nshaka umuntu mfungurira mumbabarire mu mfungurire. Fight bro, mfite umugore unduta reka ndebe ko yamukwira shaka agiye. Mwana urumva idakatse. Oya nta kibaye. Akira amafaranga basuze kududesha ari kuranya amafaranga. Akira amafaranga. Nabuza aho usebera. Ubutyaguhereze reba ukuntu. Ubutyaguhe akira amafaranga uzagabanya neza umutsinda ry'urutoryi nibibiringanye. Ndabona we bitewe n'ibintu twahuriyemo. Ndabona we nta kintu amarira. Mukuru wawe arahari abari we nifunguriza. Zana mukuru wawe wenda niwe wamfunguye. Zogegera z'abajura rwose kamaga ku bipangu by'abantu undi ababaye rwose haje muri umunawe mu kanya ambwiye nabi niba ari uko dufitanye beef wamfungurira rwose we ko ntacyo dupfa wamfunguriye ko ntacyo dupfa batera mu gatuza akaba ari wongera ngende umugore nambara mu gatuza ndumugore oya buretse rwose bizana ibintu by'amahanirega kandi abantu bagufi nimwe musamu ufite amagambo umbini wowe kadahuzane grand frère kubagira ibisigo sense oya mani bamba bari kuzana mukuru wawe mwese muri kuza babaruzane mukuru wawe ndiye ko ari ikintu yamarira kanze mukuzanira aguhati mine wamureza wabona nitonda nta nuwamenye ushabana bikigiye mwaranyubeye umva sima meze bite ngariko ngo Ate ko petit frère ambwiye ngo hano hanze ngo birimo biracika kutambwira mbwira bavanigira mu narinje gufunguza hano none nsanze ari wewe hano so uzi ko hano dufungurira abantu bafunguza nkana hapo nangize ngo ni nimbwije none ni ikibwana cyayo nzanire mukuru wawe niwe nshaka ahubwo reka nzanire mukuru wawe niwe nshaka none naguze ibindi reka nze nkuzanire vie wanjye ahita kubagira ibisiga bro arakubiye fo si byose What? Hey! Mvasize inkweto nizanje. Byanditse nizanje ninjye waje. Reka shaje papa akaba yitonda. Wenda ngareba ko hano hantu hari cyo. Hano hantu ndumva byahumuye ndava hano mbiri. Iri zuba ni ribi. Iri zuba rashadira canye no kuri racanye. Wamfunguriye. Ako sha we kado. Wigeze ufunga wowe na rimwe? Narafunzwe rwose amezi 9. Amezi 9 singo ngo wari wafungiwe he ko bagufunze make. Mugende ndi mu nda ya mama nafunzwe amezi 9. Amezi 9 navutse maze amezi 9 mu nda ya mama nasimbona nazuba nakwezi namenye. Ubwo urumva rero wamfungure se ko ibintu byakaze. None se wibuka ibintu wankoreye?